Yes, nuko rero twinjiye mu isaha ya kabiri saa 10:13 muri Social Radio all dufite abakutumirwa badasanzwe barimo chorale bitwa ngo chorale umunezero. Yes, ubushize baraje barimo papa bakuriye kabisa abana umunezero kandi nubu yawuzanye nubwo imvura yaguye ntibigeze unyagirwa umunezero yaje awuzanye. Rero nta wundi rero n'umuyobozi wabo barimba indirimbo nziza cyane hariyo baheruka gusohora bavuga ngo Kuro. Kuro ni wa umwami Kuro. Yes, indirimbo nziza cyane yabo tugiye guheraho hanyuma tubakira muri studio za Radio O ariko mbere yuko reka baririmbire Kuro by the way. Reka biririmbire Kuro kuko yani hariya nyine. Twagiye tubakira nako namwe mutwakira. Na audience bakira mwese. Yes. Yes, yandirimbo mise nyibuka rwose 100%. Yes, nzakurwanirira kandi ngo nzakuneshereza. Yandirimbo niyo bise ngo Kuro. President ari he? Ndahari. Urahari? Egera mikro. Mumeze mutese? Na mahoro. Umwaka mushamuhiri. Kuri twese. Umaze umwaka mushize, sibyo? Durukana umwaka. Amakuru y'imyaka. Amakuru ni meza cyane. Agashi munsi nakahise. Agashya ni Kuro. Ni Kuro. Rwose kwiyo ndirimbo. Ko duheruka no mu kiganiro tuba ngo tugiye kwishyira ku mugaragaro. Uburebure se burakunda ugira ngo. Ubu noneho ibintu bimeze neza. Yego. Muzanye Kuro. Tuzanye Kuro. Kuro se arashaka iki mu Rwanda ko tuza no gushima Imana. Mu gihe mwaduhaye umwanya tugaragaza ibyo tugiye gukora. Yego. Uyu munsi witeka arabikoze. Cyagitana cyagenze neza. Cyagenze neza. Wow, nibyo. Kubw'uruhare rwanyu bashimira tunabashimira Imana. Rwose Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Amen, amen, amen. Natwe turabishimiye cyane. Ndabona uyu munsi mwaje muri gitero noneho. Uyu munsi twaje. Mwaje muzi. Turisibo ishyitse. Yes. Hajya nuzeye munezero ko hari umunezero. Mwakomeje ku munezero koko? Twakomeje ku munezero.
nabonye mufite abantu bakuze n'abakiri bato, kubera iki muvanga abakiri bato n'abantu bakuru? Bituma korali iguma ishushe kandi ni ingamba twafashe, abenshi n'abana bacu twagiye tuyizanamo. Yego, turabona yuko tugenda dukora kugira ngo bazasigare mu murimo. Yego, umunezero mwe muzamwaragiye hese turimo kugenda tujya mu ijambo ry'Imana ngo mpaka imvi ziba iki none mugarira uruyenzi mwabivuyemo kubatoza kugira ngo atazasigara mu murimo. Ariko yes, ndimo kubona umumama rero mwiza hano. Ubushize ntiyari ahari, ariko ndabona asa n'inkumi begeranye. Byaba harimo akantu se? Uriya sana se? Reka turebe. Nibyo, uriya sana. Ngo mwibeshye y'umukobwa wacu. Nibyo? Bikomeje kuba byiza kurushaho. Ubushize yari yazanye na papa, noneho mwavuze ati na mama turamuzana. Ibintu ni sawa cyane. N'abandi b'inyuma se namwe hari ukuntu bimeze neza? Aba bantu babiri. Banatumeze neza. Nako nanjye madamu arimbamo hano. Yagize akazi nabo yaje. Yego. Namwe umutware wanyu se ririmbamo hano? Yego. Hanyuma wa mugani igitaramo cyagenze neza, ibintu byagenze neza cyane. Hanyuma mutuzana n'indirimbo nshyashya. Iyo noneho yaje ite? Uburyo yajemo yazanye na kuro ni wayizanye. Uburyo kiyajemo yego nimwegere mikro. No kuvuga ngo byari ibihe twari tugezemo. Bizana n'igitekerezo cyo kuba ku murimo w'Imana. Amen. Kuro ije twatangire kuri Nzahimbaza. Yego. Isokana na kuro. Kuro rero, kuro bivuze iki? Kuro ni igitekerezo muri Bibiliya nk'uko tugisoma. Yego. Ku mugabo Imana yagiriye neza. Akaba yarinjiye ari umunyagano, ariko ageze mu bwoko bw'Imana, Imana imuha imbaraga iramukomeza. Yego. Ari amateka wenda bifitanye na korali yanyu, hari ukuntu Imana namwe mbona yagiye bagirira neza? Amateka arahari. Akomeye cyane. Yego. Dukurikije aho twavuye naho tugeze uyu munsi, twasanze Imana yarakoze imirimo ikomeye. Yego. N'ibitangaza hagati muri twe. Aha, wenda mwibukije abantu wa mugani korali yanyu imaze igihe kingana iki ibayeho? Imyaka mbere yayo. Yego. Nk'uko twayivuze ni 1980. Reka da ya hose ubwo wagiye muri umwana wari 16. Jewe nayinjiyemo muri umwana nayinjiyemo mfite imyaka 17. Ayo yose nagiye muri jenoside mu mwaka w'1900. Yego. Ndabyuka ko yarakiri muto. Yego, yakiri muto. Yaratarabyara inkumi yacu hano. Hanyuma twitega ikirero muri uyu mwaka mushya, ngire ngo harashize igihe tutari kumwe, ariko noneho muri uyu mwaka mushya nakahe gashya dushobora kwitega? Akambere ni kuru yabakazanye. Akakabiri muri uyu mwaka mushya dutangiye umurimo w'Imana urakomeje. Yego. Icyo twifuza no gukomeza urugendo twatakiye kugira ngo dukomeze twamamaze ubutumwa bwiza. Yego. Mu ndirimbo mu buryo bw'amajwi n'amashusho. Yego. Nicyo ngicyo umwaka birakomeje. Harimo se za live recording cyangwa se ibitaramo bindi muteganya kuba mwakora muri uyu mwaka? Muri uyu mwaka dufite ibitaramo bitandukanye. Tukongeramo tugakoramo na live recording y'izindi ndirimbo 8. Indirimbo 8. Nizo muri kuvuga tuko byagenda kose zigomba kuzajya hanze. Iyo ni intego, niwo muhigo dufite. Yego. Harya uyu mupapa mwegeranye ni umusore ni umupapa? Ni umupapa. Niwe ushinzwe ibintu by'indirimbo cyane. Natubwire rwose, natubwire uko bimeze. Umusaza bimeze biti? Urateganya iki muri uyu mwaka? Abavandimwe uzakora iki? Uyu mwaka gukora izindi ndirimbo nshyashya. Yego. Tugasora izindi ndirimbo dukoresha live recording.